mwabanye mwabyaranye abana uri kumva umuntu musangira umuntu mwajyanye gusenga waryama mu buriri akaba yarahishe umuhoro kuko kugutema cyangwa isuka kukwica n'icyuma ukaryama ku buriri wasinzira akabyuka akakwica kandi kitangaje saa moya cyangwa saa mbiri mwahore ku meza mufite guhura hari guseka mufite kuba muri guseka ubona nta kibazo ageze gute afite kuranga aze kukwica ongere mbwira umuntu ngo ujye utinya umuntu wese uhora gusekera atajya kubwira icyo mupfa utajya kubwira icyo mupfa ukajya uhora gusekera kwita mwiza ufite ikibazo natangaye kuva nabaho navuka nkaba ngeze iyi myaka sindabona inzoka nguhiri wisakuza wapi ikurya icecetse ikwica icecetse sindabona na rimwe nabaho izi mudomanyi zinoze zitera akavuyo ngo ndakuri wapi ikudoma utabizi kurira mu ipano cyangwa se ahandi kakurya utabizi uruyuki ruguhubuke ariko rwanagutera urupfu imbeba irakurya ariko naratangaye niyakurya ngo ubyumve ubimenya mu gitondo igisebe cyaje ikurya iguhuha iraguruma ikaguhuha ubize utinya umuntu mu buzima mubana utajya ukubwira ngo gugahanga mu modoka yamuguyeho akapfa ari kumva atari buve munsi yayo ariko njye natekereje ko kwari no gushashaza kwa ari umusitari bo ibyo wabivuga nyine kuko nawe nta kuri kwabyo ufite ukaba wavuga ngo ni uko ishashariza ariko twebwe tureba ijanisha ry'abantu babyemeye cyangwa se babi nuko wari ufite kumva atari byo ariko twebwe twabifashe nk'aho yapfuye yashize akanya ngo niba yarapfuye ari kuvuga ngo ntabwo ndibuka amagambo yapfuye avuga ariko kimwe kiriho nuko Theo ava mu mubiri yari impanuka zize kandi none yo mpanuka bavuga ko ubundi iyo umuntu ari gutaka kwa nyuma aba ari gusezera aba ari gusezera aba ari gusezera ariko burya biratangaje ari igihe umuntu apfa atabonye umwanya wo gusezera yego nurangara cya Maneke Maneke yari umumama mwiza yari umuntu ukiri mutoya kandi munini undusha umubyi undusha kandi akoraga ibintu byiza yari afite ibintu byinshi cyane ubona afite morali na buri wese afite morali kandi n'igihe yarwaye rero nawe utazapfa ahubwo uburyo abantu bapfamo nibyo bitungura imitima y'abantu nibyo bishe burya umurozi atangaje umurozi ni ikiremwa ni ikintu Satani aba ari gukoramo cyane kandi atuyemo abamo buri munsi wibaze ko nta murozi wakoroga atabigambiriye yego amara iminsi abitegura ufite gusanga hari nk'uri kukwiga mbasuhuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana ukomeze kugubwa neza ndi hamwe na Ntaganzwa Peter nk'ibisanzwe kuri kamera za Iris Rwanda TV. Peter na amahoro ndaho ndiho akazuba kari kuva ni ibihe Imana yagennye burya hatabaye izuba hari ibyapfa hatabaho n'imvura nabwo hari ibyapfa rero n'igihe cyacyo Imana yagennye ibihe bibiri igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa ntabwo ari ibiri byonyine igihe cy'imvura n'igihe cy'izuba igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara ubwo nyine igihe cyo gupfa n'igihe cyo kuvuka yego tapu pari tapu iyo ubona ubuzima bugaca ugahumeka bukira ugahumeka kuri wowe uba wumva bimeze bite ni umugisha ukomeye n'ishimwe ruta ayandi yose yego hari ubwo abantu umuntu avuka hari indirimbo umwe twarimo twumva turi ku gishoro cya mbere ni ubuzima yego iriya ndirimbo ndakumva cyane mu modoka ivuga ngo kuba uriho nicyo gishoro ibindi bizemera burya utegereza uri muzima ariko iyo wapfuye ntabwo utegereza uri muzima ariko iyo wapfuye ntabwo wategereza hari ubwo ubuzima bushobora guhinduka umuntu akiriho ariko yarapfuye nta yandi mateka iyo haribwo umuntu wamaze gupfa nta yandi mateka afite kwandika yakoze nayo Bibiliya ivuga ko imigambi ye iba irangiye n'imirimo ye iba irangiye iyo ari myiza turayibuka n'iyo ari mibi kandi nabwo
turayibuka ahubwo iterwa n'ibyo tuyibuka kuko ufite kuba warasize ukoze ibintu bibi bikagarukira abana bawe cyangwa se sosiyete cyangwa se famiye wasize hatwe tuvuga ngo nubwo runaka yapfa ariko yari umugome waba warapfuye uri mwiza kwa ngo nubwo yapfa ariko yari umuntu mwiza yakoze neza yubakiye abapfakazi inzu yafasha abakene yagaburiye abantu bashonje baravuga ngo nta rupfu rwiza rubaho nubwo tuba tutazi umuntu wapfuye ngo azuke atubwire ngo nari ndi mu buzima bubi. Ntekereza ko uko babivuga ariko biri kuko ariko kandi ubundi ruhande ngatekereza kubera iki abantu dupfa mu buryo butandukanye njye niko mbibona ububabare hari igihe umuntu apfa ariko aba ari kubabara cyane mbona bitandukanye rero jyewe kuko hari igihe umuntu apfa ukabona abanje no kubabara mu buryo bukomeye ariko hari n'upfa direct ako kanya atababaye cyane. Yego nk'umuntu upfuye yagonzwe n'imodoka urugero agapfa ari gutaka urugero nka Theo Nzahuke ukuntu imodoka yamuguyeho akapfa ari kumva atari buve munsi yayo. Ariko njye nawe natekereje ko kwari no gushashaza kwa kari umusitari ibyo wabivuga nyine kuko nawe nta kuri kwabyo ufite ukaba wavuga ngo nuko ishashariza ariko twebwe tureba ijanisha ry'abantu babyemeye cyangwa se babi nuko wari ufite kuba atari byo ariko twebwe twabifashe nkaho yapfuye yashize akanya. ngo niba yarapfuye ari kuvuga ngo ntabwo ndibuka amagambo yapfuye avuga ariko kimwe kiriho nuko Theo ava mu mubiri yari impanuka zize kandi niyo mpanuka bavuga ko ubundi iyo umuntu ari gutaka kwa nyuma aba ari gusezera. Yes, abari gusezera abari gusezera ariko burya biratangaje ari igihe umuntu apfa atabonye umwanya wo gusezera. Yego nurangara umuntu akurashe urashwe isaso ntabwo ahamagara umwana wawe ngo no gusezera oya direct ako kanya biterwa naho barashari bitewe naho barashari kamaraso nibura ntabwo abagishyushye mu mubiri anagitembera akagira mu mutima no mu bihaha amaraso nawe urabona je nabonye abantu bagongwa kagongwa n'imodoka pa direct mu muhanda ubwo basezeye gahita apfa. Hari amasegonda ya nyuma umuntu wese agira mbere yo kuva mu mubiri hamwe yo gusaza imigeri uzi ko hari umusaza imigeri navuge ijwi ngo ryumvikana umugura avuze ngo ma wafite kuvugira mu mutima. Hari impanuka mperutse gukora ndi kumwe n'umuntu umushoferi yarapfuye Imana mu iruko ridashira twe twicanye imodoka turi babiri imbere abazi mu kivuruga imodoka igwa munsi y'umuhanda. Yego ngiye mvamo nari imbere njyanwa ku bitaro bya Gakenke Imana irafasha mu gitondo mbyuka naha ariko we arapfa umushoferi ariko ndi mvamo numvaga ari ubunange ndi bupfe ariko navanyemo ikintu gikomeye cyane nari mfite n'amafaranga menshi ariko nasohotse mvuga ngo mana yongera iminsi yo kubaho. ndabyibuka iyo accident nari mpari ugifite ku dufoto zo kutumaho ariko se wumva duhere ku mpanuka urupfu rutwara abantu kubera impanuka nta rupfu rwiza rubaho ariko uriya muntu wishwe n'impanuka imodoka iramugonze abanje kurwara cyangwa se iramugonze ahita apfa uwo muntu muri we utekereza bari kwiyumva gute umuntu imodoka igonze ubundi adahisa kwakira urupfu rwe wawo numaze iminsi arwaye wishwe n'impanuka wawo undi nawe wahisa apfa. Ari nk'abantu barwaza abarwayi n'ubu barahari badukurikiranye urwaka amaze nk'imyaka nk'icumi cyangwa 15 arwaye kandi ubona atazigera akira araho. Hari umuntu rero muri bamwe babumva yakwitara aho kugira ngo aguma aribwa n'ubwo burwayi bitandukanye na wawo ndokoze impanuka direct agahita agira gute apfa. Famille yasize urugero tongera kumubona yego ubagira amagambo bavugana irarira cyane irababara cyane kibazo ngo byibura iyo tubimenye kari bugende gutya reka gupfa si ikibazo uburyo umuntu apfuyemo
ko unawe udukurikiranye utazapfa natwe tuvuga tuzapfa. Ikiganiro uko ndi kuvuga ejo mufite kukireba dushobora kuririmba indi ndirimbo birashoboka. ntandikaho ngo ikiganiro cya nyuma nakoranye na yego nk'uko twakoze cya Maneke. Maneke yari umumama mwiza, yari umuntu ukiri mutoya kandi munini undusha umubyi undusha. Yes, kandi akoraga ibintu byiza, yari afite ibintu byinshi cyane. Ubona afite morali na buri wese. Afite morali kandi n'igihe yarwaye. Rero nawe utazapfa ahubwo uburyo abantu bapfamo nibyo bitungura imitima y'abantu. Nibyo bishengura imitima. Ufite gushenguka bitewe nk'ubu turi kumwe none ahanga ugatanagira yapfuka uhita ukura ishusho umwanya mwari muri kumwe na Peter kuntu twari turi kumwe kuntu turi kuganira why not agiye gute. Rero ibyo bintu bibaho gutungurwa tu. Ubwo twari tukiri ku rupfu rw'impanuka cyane nk'umuntu wabonye ku mpanuka iba ugasohokamo. Ese wasohotse mu bitaro bakubwira ngo umushoferi mwari kumwe yapfuye cyangwa? Nange ntago nari imari kuko banjyana muri ambulance. Undi ambulance yaje izi kariwe ije gutwara, abaganga bari bazi kariwe batwara. Bageze aho ngo basanga n'igihe warembye cyane, ndi kugaragaza ibimenyetso byo gupfa. Yego bahita bantwara mbere, rero iyo irongera iragaruka iza kubatwara. Rero igihe nagiye saba Imana byuka nafashe abapolisi bari bahageze nahise mufata kugona wadi ndi gupfa kabisa. Mane humugisha government n'inzego zose zikorera muri government. Ubwo turacyari ku rupfu ruba ruturutse ku mpanuka, turuhuje n'urupfu rwa Pastor Theogene. Uburyo yapfuye ari kuva mu ivugabutumwa, atari wa mugabo uvuye gusambana, atari wa mugabo watashe ari ubusenga udasenga, ibyo nguciye mu ijambo ihangane. Ube wabwiriza cyangwa utabwiriza uzapfa. Yes, uzapfa, ariko bya bikorwa upfuye uvuyemo hari urwibutso abantu basigana kuri wowe. Yes, urumva umuntu upfuye aguye muri lodge n'upfuye yavuye mu ivugabutumwa kame murumva ko bidahura. Uguye mu kabari n'uguye mu rusengero urumva ko bidahura. Uguye ku mugore w'abandi n'uguye mu rugo iwe urumva ko bidahura. Kame mu rubare hari ibintu utahuza kabisa, hari ibintu bidasa. Kandi burya ngo ubwize ukuri kuyamamagaye Imana ikorera mu mico w'umuntu no kwibaha kwe. Iyo utiyubaha n'ubwo Imana yabikorana nabi babigoranye. Uburyo abantu bakiriye urupfu rw'uyu Inzahuke mu gihugu hose, hanze y'igihugu aho yari yaranyuze bavuga ubutumwa, nawe azize impanuka nkuko n'abandi bose basanzwe bazira impanuka. Ni ibintu byumvikana. Gugu burya Inzahuke yaramaze kubaka izina rikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ari abakomeye n'aboroheje baramukurikiranaga, kandi nkeka ko ku rwanjye ruhande Theogene yakoreye Imana, yarayikoreye kandi yaramwigaragaje cyane. So rero buryo yatashyemo niko Imana yabishatse, niko nabitekereza. Hari uwatubwiye niba atari kudisikaminga cyangwa atari kudushyushya umutwe ngo twumve ko biryoshye. Yabwiye abantu ngo Theogene yahamagaye ngo umugore we ahubwo ngo sanga gafiga kamaze gushya ngo ndye ubugari hanyuma ejo ndajya mu ivugabutumwa. Abo nyine nababivuze bite n'ukuntu iyo umuntu yagiye ntawe uri uko avuga. Ese yuko ko arabaje bakavuga ngo bafitanye umwana, ngo yarafitanye umwana. Rero umuntu wese abivuga bite n'ukuntu abyumva, ariko ikintu giteye agahinda buriya kibabaje, urupfu rwe rwumviswe cyane no mu mugore we. Niwe warwumvise, rwumvwa n'abana be cyane. Rero umubabaro w'umuntu upfuye we ntacyo aba yumva. Ahubwo abasize nibo batekereza ku masouvenir, ku nzibutso. Niho bagera babyibuka babihuza bigatuma babashakine bakanyeganyezwa mu mitima. Tuvuye ku rupfu rw'impanuka, urupfu rw'uburwayi, hari urupfu ruterwa n'abantu. Ruterwa n'abantu gute? Ubwo mvuze iyo umuntu yifashe akaroga mugenzi we, avuga kumwica nyine uburyo butandukanye. Naho turahagera. Kaduhere ku burozi, kuko n'ugonze aba yishe kandi ni urupfu rutateganijwe.
burya umurozi atangaje. Umurozi ni ikiremwa, ni ikintu Satani aba ari gukoramo cyane kandi atuyemo, abamo buri munsi. Wibaze ko nta murozi wakoroga atabigambiriye. Yego, amara iminsi abitegura. Ufite gusanga hari nk'uri kukwiga, kandi ukazarangira abugutamitse urebye nabi. Nibibe ubuhanuzi ariko mbe ndi kuganira. Yego, arabitegura akabikarangira bishyize mu bikorwa, akica umuntu. Kandi burya ikintu gitangaje, icyaha kigambiriwe ntabwo kibabarirwa. Yego, ibigutunguye byo wababarirwa. Ariko ikintu ariko aho ni imbere y'Imana kitababarirwa. Imbere y'Imana niho kitababarirwa. Uvuga imbere y'abantu none icyo wagambiriye. N'amategeko aravuga ngo waragambiriye. Wagambiriye kwicura bikora. Uranabikora ni burundu. Uyu murozi rero ufite umutima nk'uwo nguwo, azi ko ubuzima buryana ariko agatekereza kuroga mugenzi we. Ubu ni umugome. Namwita. Kandi ikintu gitangaje nuko uroga nawe azapfa. Nako nakuvuga ngo urupfu narwo ruzapfa. Urupfu ruzapfa narwo. Finali ruzapfa. Kuko warushyizeho arazi ko igihe ruzarangirira. Kuko icyaha nicyo cyazanye urupfu mu isi. Ariko ibaza umuntu ukoroga nawe ejo azapfa. Umva ukuntu umuntu ateye nabi, ari umugome. Amajo yaravuze ngo ntago ari inyama n'ubu n'amaraso, ahubwo ni ikimwihishemo. Umuntu akishamo kukubabaza, kandi nawe azi ko ejo azagira gute, azababara, akakuroga ugapfa bakagushingura, kandi nawe ejo bazamushingura. Afite no kurogwa nawe. Afite no kurogwa nawe. Aba barozi akenshi baterwa n'amashari mu mitima n'inzangano. Yes, nta murozi ukuroga. Umurogo uza kuroga bitewe n'ibintu nka bibiri cyangwa se bitatu. Cya mbere ishari n'umutima w'ubugome. Umutima w'ubugome cyane. Burya hari abantu barema mu bugome cyane, isi zarinda irangira bagikora nabi. Aya mashari rero n'inzangano akenshi ubona bituruka hehe? Bituruka mu bintu bibiri. Mu bugome ni icya mbere. Kabiri mu kutishimira ko mugenzi wawe ariho neza. N'ubutunzi. Kubaho neza, ngira ngo n'ubutunzi byose ni izingiro. Ufite kubaho neza kuko ufite imodoka, ufite inzu nziza, ufite amafaranga, ufite akazi keza, umuntu we bimunezeza. Kuba warashatse, ufite umugore n'abana, ufite umugabo n'abana, kumva biramubangamiye. So rero usanga kenshi ibyo byose yabibonye we bitamunezeza. Ngo umurozi aradasinzire, ngo umunyeshyari we ngo arahora aribwa umutwe kubera iterambere rya mugenzi we. Kuko uteye imbere gusa tubikarajya bimurya umutwe. Kandi abo banyeshyari, umunyeshyari abanziriza umurozi. Ni mukuru w'umurozi, niwe utanga ide, akabwira umurozi ngo roga, kuko nawe ajya kurogesha atakugira ishyari, nta n'uwo kuroga atakugira ishyari. Dufite abantu bafite imitima y'uburozi, buzuye uburozi mu mitima, kandi bambara neza. Nyuma ntago bagaragara nk'abarozi, ariko mo imbere ni abarozi. Yakobo yaravuze ngo bafite ubusagwe bwica. Ubusagwe rero ni ubumara burenze, buteye ubwoba. Bubagaragara baseka byimbyita amarido, baraseka, barasenga, ariko mo imbere ndani quelque part mu mitima mo imbere ari abagome cyane. Umunyeshyari ni mubi, umunyeshyari arakubeshyera. Kandi abo sha turaririmbana. Umunyeshyari aguhimbira ikinyoma utigeze. Turaririmbana. Muraririmbana, waranabagaburiye, wanabambika. Abo banyeshyari baranahanura. Umunyeshyari ahanura, umunyeshyari ayoboye itorero, umunyeshyari yanyagira, umunyeshyari yavuga, umunyeshyari yavuga byatuma, umunyeshyari yavuga imanza kurirya, umunyeshyari ntabwo agaragarira, umunyeshyari amenyekana kuko byagiye hanze. Okay. Ugiye rero tuve ku murozi, hari urupfu narwo ruzana na politike. Igihugu kikarwana n'ikindi, cyangwa se abantu bakarwana n'abandi kandi bavuka mu gihugu kimwe. Mwese mukaba muri abene gihugu ariko mugahora mu nzangano, murasana mwicana.
uru ni urupfu navuga bihugu byinshi bijyamo nk'abanyekongo hari ni igihugu na abanyamurenge n'abo kwa Museveni kwa Kisekedi bose bari mu gihugu kimwe. Yego. ariko ikigaragara cyo muri Kongo Satani yamaze kwambura abantu bamwe hanyuma imiti ishari n'inzangano zishingiye ku myumvire ya politiki ntabwo ari myiza kuko ubwo mwitegereza ugasanga umuntu yipfuna akamuri ndaremeye politiki. Yego. Usanga uratega igitekerezo ngo ni muremure ngavuga gutya mu gihe kimwe ntabwo ari mwene wacu iyo ni imyumvire ni ingengabitekerezo Imana itigeze irema mu bantu ariko ikora ko Satani bafite Satani umuntu yemeye kumvira kandi ngo turibuze ntabwo Imana yiguma kubi bishatse ko mugendera mu cyiza muragenda niba uri mu kibira kure ugakora ibyo ushaka kuko nyuma yaho azajya mu rubanza. Rero politiki muri Kongo yo irimo akavuyo ariko bitewe n'abanyamasengesho bafite amasezerano menshi atandukanye hari urupfu ruza ukumva umuntu yatemye umugore we, ukumva umuntu yatemye umugabo we, ukumva umwana yatemye nyina cyangwa umugore yishe umwana we. Ntabwo byashoboka. Kubera iki? Ntabwo umuntu warakaye twarana mu nzu igiyewe. Wapi gerageza tukiyunga hakiri kare. Namaze kubona iyi si yarahindutse. Umuntu murara, umuntu mwabanye, mwabyaranye abana, uri kumva, umuntu musangira, umuntu mwajyanye gusenga, waryama mu buriri akaba yarahishe umuhoro yo kugutema cyangwa isuka yo kukwica n'icyuma, ukaryama ku buriri wasinzira akabyuka akakwica. Kandi gitangaje saa moya cyangwa saa mbiri mwahore ku meza mufite guhura hari guseka, mufite kuba muri guseka ubona nta kibazo ageze gute afite kuranga aze kukwica. Nongere mbwira umuntu ngo ujye utinya umuntu wese uhora gusekera atajya kubwira icyo mupfa, utajya kubwira icyo mupfa ukajya uhora gusekera kwita mwiza, ufite ikibazo. Natangaye kuva nabaho navuka nkaba ngeze iyi myaka sindabona inzoka ngwiri wisakuza wapi ikurya icecetse, ikwica icecetse. Sindabona na rimwe nabaho izi mudomanyi zinoze zitera akavuyo ngo ndakuri wapi ikudoma utabizi, kurira mu ipano cyangwa se ahandi kakurya utabizi. Uruyuki ruguhubuke ariko rwanagutera urupfu. Imbeba irakurya ariko naratangaye niyakurya ngo ubyumve, ubimenya mu gitondo igisebe cyaje ikurya iguhuha, iraguruma ikaguhuha. Ubize utinya umuntu mu buzima mubana utajya ukubwira ngo gugahangahura umunyamakosa, utajya gucyaha. Uyu muntu ujye utinya umuntu
mujya muhora museka gusa, wanamukorera ikintu kibuka ukabona arasetse ntacyo bimubwiye, wanamubangamira ukabona ntacyo bimubwiye, ujye umenya ngo umunsi umwe azakugaragura akugire imboga. Gugu burya umuntu aremwe mu bintu bibiri, aremwe mu ikosa, aremwe mu kinyoma no mu kuri. Niba rero umuntu akoze nandemwe ubana n'abantu ukabona ni inshuti yawe ariko ukana nandemwe guhugura kugira ngo mwana wa mama hanga wambangamiye kugira ngo mwiyunge birangire, ahubwo kujya bona ibyo wamukora wati ntari bitubyihorere jya umenya ngo ibyo bintu biba bibika byitsindagira umunsi byazamutse bizaba ibindi. akaba yarabiteguye igihe kinini muri ibi murimo. Ufata gute umugabo wishe umugore we cyangwa umugore wishe umugabo we bapfa imitungo kandi ukabona umwishe atarasigara muri ya mitungo ahubwo akajya kugura muri gereza? Inyamaswa ni idatekereza ko iyo yishe na ejo bazayica. Umuntu inyamaswa ni inyamaswa muntu, kuko kwica umuntu ngo umuhoye ubutaka mwana ubutaka turi kurwanira nigeze nabuziraho ubutaka mbikiragiye hafi iminsi 14 nashobora kuvuga mba mu nzu bafungiranye, ubwo ni iminsi namazemo ndikiragiye iminsi myinshi nyuma arafungiranye. So rero kwica mwene umugore wawe cyangwa so umwana wawe cyangwa umugabo wawe umuhoye umutungo, uri inyamaswa. Repeat again, uri inyamaswa yuzuye ifite, kuko kwica byonyine kuvutsa umuntu ubuzima utegeze umuha uburenze inyamaswa, uba ufite mbega ufite ubugome burenze uko tubitekereza. Ngana ku musozo ngo ku munsi w'umuzuko buri wese azicara imbere y'intebe y'imanza Yesu akirubanza. Ari ikintu naganirije abantu ejo turi gusengana, turi kuganira tuhugurana, sanga nta mwanya Imana izabona wo kwirirwa ngo Gugu tambuka, ngo Peter tambuka, ngo Veda tambuka, ngo Aline tambuka, ngo Angelique tambuka. Ntago kavuyo kashira. Izashyira projecteur hariya, screen nini cyane, televiziyo nini cyane, kinako iza project ikintu kinini cyane, hanyuma twicaye muri sale hariya nini, niko nimagina ntagira umbwira ngo haraho mbisomye buretse gatoya, hanyuma turebe twitegereze. Njya ndeba ikintu tujya twita igicucu, iyo tugiye kurya kirarya, iyo twirukase kiruka, iyo turi kubyina kirabyina. Iyi niyo wiyambuye ubusaki nacyo kiragute kiriyambura, niba waragiye mu kazi nacyo cyakagiyemo. Hanyuma Imana isoza twicaye muri sale, hanyuma projecteur irye hariya, umugore niba waramuciye inyuma uzatambuka hariya kuri projecteur, ntabwo uzajya kwiyambura ubusa, uzisohora hanze nawe ugusohoye. Bibiliya avuga ngo bazatinya guhinguka imbere ye, ngo bazahinduka ubwoba gusa, uzasohoka hanze kubera gutinya gukorwa n'isoni n'ibyo ugiye gukora wisiho. Ibaze nyine kuba wicara agata projectaria ngo tujye kure amateka ya Gugu, tukaba tubona Gugu avanyemo ipantaro ahuye n'indaye iyambuye ubusa. Ntabwo wabikora imbere ya mama wawe yaruzi ko wiyubaha, cyangwa imbere y'umugore n'umwana wawe bati ndandagaye. Nusohoka hanze ku muryango uzasanga demo zikurindiriye zigufate, zikubatura zikujugunya hari. Nuko mbyimagine, kuko reka ngwize ukuri umushinja turamufite. Ibyo twita igicucu gimba muri ikinyabwenge ahubwo, kuko nta kintu dukora kidakora, kandi ngiyo dupfuye ni kigaragara itakigenda. Dore ko kijyana bazapima umurambo turebe. Umurambo urabonye? Oya windi ibini ibyo ngibyo tuzabibaza ba mwana, nzayibaza mwana afunze. Oya sinakora no kumuramba ariko wamaneke nateriyo. Narawubonye da bamuteye makeup imyaka ngeze muri yo kwambika umuntu. Hari umuntu wambitse nyine ndi kukubaza wowe Gugu, hari umuntu wambitse imyenda yapfuye? Utazatera Imana agahinda nukabeshya.
ndi kukubaza wowe hari umuntu wigeze wambika ibyo tubyihorere kwambika umurambo ugira ngo ni ibya bose cyangwa uzi ko uvuga ibintu ukagira ngo ni bose babambika nyine ugira ngo ni bose babambika no mu muryango bahamagara umuntu ariko wajya ureka ibyo birumvikana umugabo ariko wowe wakwambika mama wawe Jesus ibi biganiro tubyihorere ibintu tubyihorere kabi abantu bose mwica abagenzi banyu mwabigambire kandi mwabiteguye mugende mugire gute mwigaye kandi si ukwigaya gusa banihane mugane kandi umuntu wese yica mugenzi amenye ko nawe azapfa byarahindutse ngo hajemo akantu k'inyoroshyo ubu urasigaye abaza ngo mbwira isombe yagucunguje gute ariko tuzabiganireho ikintu kijyanye n'iyobokamana shaka ko tuzagana hari ibintu bibiri biri mu bujiji icya mbere kwaturana ibyaha tuzabisobanureho kwaturana ibyaha abantu basigaye bajya imbere y'abantu agapfukama mu bantu 40 Imana imbabereye kwiba kandi uwo yibye yamusize hanze y'iki y'urusengero shaka kutu uwo yasabye imbabazi ari hanze y'urusengero urumva wanyibye ugiye guhagarara imbere y'abandi ngo Imana imbabereye kwiba kandi igihe waremereje sigaye hanze impamvu nari mikubwiye ndashaka tuzabigarukaho birambuye ariko se wa muntu uvuga ngo Imana imbabereye kwica hari umuntu wabikora nibyo ndi kwibaza turi nta bantu baba barishe ntago mbizi nta cyaha kitabera mu isi kandi no mu rusengero barimo ariko ntabwo mbizi ejo nari umupasiteri wafunzwe kubera ko yakoze jenoside muri 1994 ntiyajya mu materaniro kuba atigeze bamurondora cyangwa ngo yihane icyaha gikomeye mu rusengero n'ubusambanyi kwica n'urundi rwego kuko baba bazi ngo polisi yahita ibakurikirana bakuyemo inda kandi nabwo ni ibyo hano harimo abakuyemo inda cyangwa muhumirize uramuzamura agatoki urumva igihe umuntu aba yarakuyemo inda kandi umuntu ukuyemo inda mu Rwanda uzi ko bamufunga rero mu rusengero karayenze mwa aho ninjiye baravuga ngo abantu bakuyemo inda umuntu ahagutse 1/2 babaye too much byarenze ubwo abakozi Imana bajya bafasha ribu kugira guhana bakoze ibyaha kuko bafite amakuru so rero ikintu cyo kwaturana ibyaha gikwiye gushyirwaho umucyo kandi abapasiteri bakasobanura neza akamenya icyo Yesu yashaka kuvuga kwaturana ibyaha kuko ntabwo ndi intyoza muri byo ariko Bibiliya uyishurirwa bite n'ukuntu nta n'umuhanga w'urugendo kwaturana ibyaha niba bireba neza babyitegereje bazasanga ntabwo ariko Yesu yashatse kubivuga. Yesu yaravuze ngo mbere yo kujya gutanga ituro banza wiyunge na mwene so n'umuturanyi wawe. Yego. Mbere yo kwinjira mu rusengero banza icyo muri kibazo ufite na mwene so. Niba rero ubundi Bibiliya niba dufite ikibazo wijya kubye hano umuntu jewe ubwanjye niba undemereje reka twihana nyaturire ngira gute mwaturire ibyanjye nabigire gute birangire. Uri kumva kugeraho kubwira umuntu hari ku karubanda ngo Imana imbabarire ngo kwiba kandi wowe ibyo asigaye babaye akigucira iki urubanza. Dufata umwanzuro ku kiganiro twakoze cyo kwica cyangwa se cy'abantu ntabwo twagarutse ku bapfuye, tuzagaruka ku bapfuye kera ari mu minsi iri imbere, ariko tuvuye ngo nzataha Yerusalemu nshya. Kandi hari umuntu upfa nyine agapfa gata yibuka ibintu byose yakoze akaba afite bamuhaye nka promotion y'iminota 5 yahamagara abantu akabasaba imbabazi
ariko nta mahirwe agifite. Rero umugeni niwe utegurwa, naho urimbutse ntagategurwa. Yego nibyo. Yego. Yes, kandi ngo iyo umuntu cyane abakuru, iyo umuntu agiye gupfa ngarabimenya. Yes, arabimenya. Tugushimire cyane Ntaganzwa Peter. Ndabashimiye namwe. Imana iguhereze umugisha. Amen, ndawakiriye. Abo twavuzeho mwagiye murica, musaba Imana imbabazi kandi izababarira. N'ababitegura n'ababyifuriza abandi, Imana izababarire.